tugiye iwacu mw'ijuru, muze mwisigara gusingiza umucunguzi, muze mwisigara, hari ikamba Yesu azatwambika, tuzanezeranwa n'abakijijwe, ibyiza tubisangiye, muze mwisigara, hazaba umucyo mw'ijuru, muze mwisigara, muve mu mwijima mubi, muze mwisigara. Haleluya. Turabasuhuje inshuti za Gukora TV, amahoro y'Imana n'abana namwe. Ni mwene Silivuze Imana Isayi, nje nonaha nifuza ko tuganira ibintu bitatu abantu batitaho, abantu birengagiza, abantu batesha agaciro kandi ari by'ingenzi ku buzima bwacu. Icyambere, ndashaka kunkurikirana kandi tukabana rwose, nkurikirane wumve iri vugabutumwa cyangwa se izi mpuguro ngiye gutanga, ahari nawe uzakugirira umumaro cyangwa ukamfasha kuba twazigeza ku bandi. Iyo wakurikiranye umuntu ubasha no kumenya inama umugira, niba muri komenti cyangwa se wamaze kubikurikirana kumva wabiha abandi, gukora share rwose biba ari sawa, ntacyo biba bitwaye. Imana iduhana umugisha cyane. Nkuko narivuze ko nitwivuze Imana Isayi, ni mwene so muri Kristo Yesu, ndi umukozi w'Imana. Yesu abaha umugisha. Ikintu cya mbere abantu batitaho kandi ari ingenzi, cya mbere ni ukwihana ibyaha n'ingeso mbi. Abantu ikintu cyitwa kwihana bagitesheje agaciro, ariko muntu nkurikiranye ndifuza ko habaho kwihana k'umutima wawe n'uwanjye. Niryo jambo intumwa y'Imana Yohana cyangwa se integuza, niryo jambo Yohana yaje avuga, aravuga ngo ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu ahageze aravuga ngo ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ijambo kwihana ni ijambo rifite imbaraga. Dukwiriye kwihana ibyaha n'ingeso mbi kuko ariko Imana ibishaka. Iyi ndirimbo natangiye ndirimba, igitero cya nyuma kiravuga ngo nushaka ko tujyana mu ijuru ihane. Wihane, wihane. Kwihana rero ni igikorwa abantu batitaho kandi ari igikorwa ijuru ryatangaje mu isi. Baba bakomeye, baba boroheje, abize n'abatarize, abatunzi n'abakene, abarebare n'abagufi, imfubyi n'abapfakazi, abatagira shinge na rugero, niba hari ijambo abantu batesha agaciro ni ijambo ryitwa kwihana. Ariko nshuti, nagira nkubwire ingaruka enye muri nyinshi zo kuba umuntu atarihanye. Icyambere, ingaruka ya mbere yo kutihana ni uko umuntu abaho nta mahoro afite. Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Ntibishoboka, ntibikunda, umutima uri mu ibyaha ntabwo ushobora kugira amahoro. Ntibishoboka, ntibikunda. Mwihangane. Ntabwo umutima uri mu ibyaha ugira iki? Amahoro. Ntibibaho, ntibizanabaho. Umutima urimwo icyaha ntushobora gutunga iki? Amahoro ava mu ijuru. Hanyuma, iyo ni ingaruka ya mbere. Umuntu utihanye, umuntu ufite ibyaha mu mutima, abaho nta mahoro agize gute? Afite. Nta mutekano, nta mutuzo, ahorana impagarara, ahora areba hirya no hino. Ibyaha bibuza iki? Amahoro. Ingaruka ya kabiri yo kuba abantu batihana, bituma habaho ikintu cyitwa kutagirana ubumwe n'iki? N'Imana. Ntabwo Imana mwagirana ubumwe ufite umutima utihanye. Imana yo mu ijuru yaturemye ntabwo ibana n'imitima yanduye. Bibiliya iravuga ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona iki? Imana. Ndifuza ko muntu nkurikiranye, ikintu cyitwa kwihana kiduhesha uburenganzira bwo kubana mu bumwe n'Imana.
ariko iyo hatabayeho kwihana Imana iba kure yacu. Umutima utihanye ntabwo ubana n'Imana. Ça c'est la vérité. Uko ni uko kuri kw'Imana. Umutima habe n'ubwo umva ko umuririmbyi aherutse kuririmba. Yararirimbye aravuga ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Nta mirimo wakora mu rusengero ngo igukureho ibyaha, nta cyubahiro wagera mu rusengero ngo bigukureho ibyaha, nta cyubahiro wagera mu gihugu, nta cyubahiro wagira muri kampani runaka, nta cyubahiro wagira mu isi cyabasha kuvuga ngo nshingiye ku cyubahiro ufite ibyaha byawe ubikuweho. Umuntu ukugwaho ibyaha n'umwe ni uwemeye kubyihana akatura akavuga ngo Yesu ndi umunyabyaha, mbabarira ibyaha byanjye, unkize untunganye, amaraso ya Kristo ankureho urubanza. Amaraso y'umucunguzi niyo yezaho ibicumuro, niyo yeza abanyabyaha de bakabonera rwose. Urya mwambuzi mwabambanywe ayarabuswa aranezerwa, nanjye umwihebe mubi nkawe untabara umboneze. Ndaguhimbariza mucunguzi imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye. Haleluya! Ni mu maraso ya Yesu niho twogerezwa ibyaha. Nari mvuze ngo ingaruka ya mbere yo kutihana ni uko utunga umutima utarimwo amahoro, nta mutekano, nta tuze. Muzarebe iyo umuntu azi ko afite ibyaha mu muhanda atwaye imodoka, ibyaha byo kuba atujuje ibyangombwa, iyo abonye abapolisi aratitira, ntashobora kugira amahoro. N'iyo abonye umupolisi nubwo atamuhagarika ariko umutima uba wamuhagazemo, kuko arabizi ko afite ibintu bitemewe. Ubwo ni urugero ntanze. Niko n'umutima uri mu ibyaha udashobora kugira ituza, udashobora kugira amahoro, kuko aravuga ngo anytime RIB ishobora kumfata, polisi zishobora kumfata, uwo nakora icyaha ashobora kumfata nkagirirwa nabi, ntabwo ushobora kubona amahoro. Iyo niyo ngaruka ya mbere yo kuba abantu babayeho batihanye. Ingaruka ya kabiri nababwiye ngo nta bumwe ushobora kugirana n'Imana. Umuntu ufite umutima utihanye nta bumwe aba afitanye n'iki? N'Imana. Imana iba kure. Hari igihe kimwe Abisirayeli bigeze kuba basenga ariko bafite imitima yanduye, bafite imitima itaboneye. Imana iravuga ngo banshimisha iminwa ariko imitima yabo iba kure yanjye. Hari umuhanuzi yigeze kubona ngo abanyabyaha baguwe neza, ngo barya bakanywa, ngo bakambara bakabyibuha, bakisiga bagacya, bakaba mu mazu ahenze, bakagira gute, ngo ariko we ngo agahorana amakuba n'ibyago. Bibiliya iravuga ngo amakuba n'ibyago by'abakiranutsi ni byinshi, ariko hari isezerano rivuga ngo Uwiteka abakiza muri bingahe? Muri byose. Imana ihimbazwe cyane. Imana idukirisha kuduha amahoro, Imana idukirisha kuduha kunyurwa, Imana idukirisha ihumure, kugira ihumure, tugakira tukamererwa neza. Bwana asifiwe sana. Kandi Imana ikanadutabara, ntabwo iduheza mu bibazo. Abo yatabaye barahari. N'uyu munsi usibye nabo dusoma muri Bibiliya, natwe ubwacu turi ibihamya byo gutabara kw'Imana. Nawe hari ibyo wahamya ko Imana yakurengeye. Imana ihimbazwe cyane. Umutima utihanye rero ntabwo ubana n'Imana. Ingaruka ya gatatu yo kutihana ni uko uba munsi y'ubutware bwose bwa Satani.
ntabwo ushobora kubyura umutwe, uba munsi y'ubutware bw'umwijima, ukuboko kose kugukeneye kukugirira nabi kukugeraho kuko nta kigukingira ugize gute ufite. Ariko iyo wihannye, haleluya, uba ufite uburinzi bw'Imana. Uwiteka niwe utubera ingabo idukingira. Marayika w'Uwiteka ajya abambisha amahema yo kugira ngo agote abubaha Imana. Umutima wihanye, mbifurije kwihana abanyarwanda namwe banyarwandakazi, bagabo namwe bagore, bahungu namwe bakobwa, abasaza n'abakecuru, mbifurije ko mwihana imbere y'Imana. Kuko iyo umuntu atihanye aba munsi y'ubutware bwa Satani. Satani agutwaza igitugu, kandi n'abakorana na Satani nabo bagufata ijambo ko bishakiye. Ariko umuntu wihanye, haleluya we, iyo wihanye, abamarayika nibo batucungira umutekano, ingabo z'ijuru nizo ziza zikaturinda. Imigambi y'abantu ntabwo isohorera ku buzima bwacu nk'uko babyifuza. Imana yitesha agaciro. Nta kintu na kimwe gishobora kukugeraho keretse icyo Imana yagize gute yemeye ko kikugeraho. Ariko ikitari mu bushake bw'Imana cyose, abamarayika bagikubitira hirya. Hari abamarayika bashinzwe kurinda umutekano w'abihanye. Imana itugirire neza. Ingaruka ya kane yo kuba umuntu atihanye, ubwo nari mvuze iya gatatu, ntabwo ushobora gukira imigambi y'abakonikoni, ntabwo ushobora gukira imigambi y'abanyeshari n'abagome ku buzima bwawe. Bazagufata bagusingire anytime, igihe cyose bakeneye kukugereraho bazakugeraho, kubera ko imbaraga z'umwijima nazo zirakora. Kuko rero utihanye nta ngabo igukingira, bashobora kukugiraho ubutware anytime. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, kubera hari impamvu ikikurinze, ni ukugira ngo wumve ubu butumwa bwiza, wihane ingeso mbi, wihane ibyaha. Mwihane. Iyo umuntu yihanye agira amahoro. Ubwo hahita habaho inversion. Iyo utihanye, navuze ngo ntugira amahoro. Iyo utihanye ntugirana ubumwe n'Imana. Iyo utihanye uba munsi y'ubutware bwa Satani. Icya kane, iyo utihanye ntabwo ushobora kugira amasezerano meza y'Imana, ntabwo ushobora kuzagira ubugingo buhoraho, ntabwo ushobora kuba umuragwa w'ubwami bw'Imana. Ayo masezerano ntabwo aba ari ayawe. Ariko iyo umuntu yihanye agira amahoro, agirana ubumwe n'Imana, kandi aba hejuru y'ubutware bwa Satani. Aba hejuru, ntabwo aba hasi. Kwa Yesu dufite ubutware n'ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye, Imana ihimbazwe cyane. Ikindi, tuba turi abaragwa b'amasezerano, turi abaragwa b'ubwami bw'Imana. Abantu bihanye bagira amahoro, bagirana ubumwe n'Imana, kandi baba hejuru y'ubutware bwa Satani. Ubutware bwa Satani buba munsi y'abantu b'Imana. Nitwe dukandagira inzoka na sikoropiyo tukaburizamo imbaraga zose z'umwana. Abantu bihanye bafite ubudahangarwa, ubutavogerwa. Imana itugirire neza. Icya kane rero cyo kuba umuntu atihanye, ni uko nyine abura amasezerano. Waba wihanye ukagira amasezerano yo kuzaragwa ubwami bw'Imana, kandi tugira n'amasezerano y'ubwiza, amasezerano y'icyubahiro, amasezerano y'ubukire, amasezerano Imana yo mu ijuru izatugirira neza. Ndasabira ko umuntu wese wumvise iri jambo ariha agaciro, kugira ngo izi nyungu uko ari enye zimubeho, oriye yo kugira izi ngaruka mbi uko ari enye nk'uko nzivuze. Ikindi cya kabiri abantu batesha agaciro ni ikintu cyitwa gusenga. Gusenga abantu babikora mu buryo budafite ubushake, mu buryo budafite imbaraga. Ariko ndifuza muntu unkurikiranye, imbaraga zo gusenga zibe muri wowe zigwiriye. Bibiliya iravuga ngo musenge ubudasiba. Yesu acira abantu umugani wo kubigisha gusenga ubudasiba batarambirwa. Yesu yabwiye abigishwa aravuga ngo nimube maso musenge kugira ngo mutajya mu moshya.
reka mvuge ingaruka eshatu ziba ku muntu udasenga. Ingaruka ya mbere yo kudasenga, ubwo ni ingaruka mbi, ntabwo ari nziza. Ingaruka ya mbere yo kudasenga, umuntu ahorana intege nke mu bugingo. Uhora wumva nta mbaraga ufite, uhora wumva nta bihe byiza ugize gute ufite. Iyo abandi bari kubyina, wowe bikubera iki se? Bikubera urusaku. Ntabwo ushobora kugira ibihe byiza. Haleluya, ntuzi uko isa. N'uyiteye yumva kumenya amatwi, kubera ko nta soko y'ibihe byiza muri wowe. Umuntu udasenga ahorana intege nkeya, down. Byo mu nzu y'Imana ntabwo bikunezeza, nturyoherwa, ntuhumurirwa n'iby'Imana. Ariko umuntu usenga ahorana ibihe byiza, imbaraga mu bugingo ziba zimurimo. Imana itugirire neza. Indi ngaruka ya kabiri iba ku muntu udasenga, turi kumwe? Ntushobora kumenya amabanga y'Imana, ntabwo ushobora guhishurirwa. Umuntu udasenga ntabwo ahishurirwa. Umuntu udasenga ntamenya icyo umwuka abwira amatorero. Ariko iyo twasenze tumenya amabanga. Bwana asifiwe sana. Imana itugirire neza. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Iyo umuntu adasenze ahorana imbaraga nkeya, agira intege nke, ntiyumva uburyohe bw'iby'Imana, nta bihe byiza agira. Kabiri, iyo umuntu adasenze ntahishurirwa amabanga y'Imana, ntamenya ubwiru bw'Imana. Ariko iyo wasenze umenya iki? Amabanga. Abantu bose bagiye basenga bagiye bumva ijwi ry'Imana. Imana itugirire neza. Tumenya amabanga y'Imana, tukarota, tugahishurirwa, tukerekwa, tukabwirwa, tukumva ijwi. Imana itugirire neza. Cya gatatu, umuntu udasenga ntashobora gucikaho ingoyi za karande. Karande zibaho. Nudasenga uzaba mu rusengero ariko karande zigufite mu biganza. Ingoyi zikikuboshye. Ariko iyo umuntu yasenze, ingoyi z'umwanzi zimuvaho mu izina rya Yesu. Izo ngaruka ntabwo ari nziza. Nusenga uzagira ibihe byiza. Nusenga uzamenya amabanga. Nusenga uzagenda uri imbohore ya Yesu Kristo. Uzagenda nta mugozi ukuriho. Yes. Hari ibintu ugomba gucika. Ariko iyo udasenze, ubu umuntu usenga uba mu rusengero, ariko wibera mu bya karande y'iwanyu. Ugasanga urasenga ariko karande y'iwanyu niyo kunywa inzoga. Ugasenga uri mu rusengero ariko kunywa inzoga. Ukaba mu rusengero usambana, ukumva ntabwo wari ubikunze kubikora, ariko kubera ko uwo mugozi ukuboshye kubera kudasenga kwawe, ukaba mu rusengero usambana, ukaba mu rusengero unywa inzoga, ukaba mu rusengero uri umunyamahane, ukaba mu rusengero uri umunyamatiku, ukaba mu rusengero uri umushizi w'isoni, ukaba mu rusengero uri umubeshyi, ukaba mu rusengero uri umujura, ukaba mu rusengero, kubera ko hari ingoyi kuriho. Ariko iyo wasenze, Imana igushirizaho izo ngoyi. Umuririmbyi yaravuze ngo mu gihe hagize icyaza kikantesha inzira yawe, uzaza uca uwo mugozi, uzamubosha iki? Umutima. Ukwiriye kubohoka mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Iyo udasenga, iwanyu baraterekeraga, nawe birangira ugiye mu bapfumu, kubera ko nta yindi shuwa. Ako kagozi karagukurura kandi ukagenda. Mube mu bihe byiza byo gusenga, Imana ibohora ubuzima bwacu mu izina rya Yesu. Hari ikindi kintu cya gatatu abantu batitaho, ikintu cyitwa gusoma ijambo ry'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana abantu ntabwo babyitaho. Ariko mu Kristo usenga ukwiriye kuba ukorera Imana, usenga wihanye, usoma ijambo ry'Imana. Dore ingaruka zo kudasoma ijambo ry'Imana. Ingaruka ya mbere, ntushobora kumenya Imana n'ubumana bwayo. Ntabwo ushobora kumenya icyo Imana ivuga kuri wowe. Ntabwo ushobora kumenya imbaraga z'Imana. Ntabwo ushobora kumenya ubutware bw'Imana. Ntabwo ushobora kumenya ubushobozi bw'Imana.
ntabwo ushobora, ntabwo no, iyo twasomye ijambo ry'Imana duhishurirwa Imana mu mbaraga zayo, mu butware bwayo, tukamenya icyo Imana idushakaho, tukamenya Imana ko ari Imana yera kandi izegerwa n'abera, mbese donc turajijuka. Iyo twasomye ijambo ry'Imana ubujiji budushiramo, tukamenya icyo Imana ivuga, tukamenya icyo Imana ishaka, tukamenya ubushake bw'Imana mu bantu, tukabimenya. Nta handi wabimenyera. Ushobora kuririmba ariko ukaririmba ibyo utumva, hanze bakubaza ngo se bimeze bite, ntumenye. Dukwiriye gusoma ijambo ry'Imana. Icya kabiri, ntushobora guhunga ibyaha, ntushobora no kubinesha udasoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga. Iyo twasomye ijambo ry'Imana, uwanditse Zaburi y'105 harimo ijambo ku murongo wa kangahe, harimo umurongo uvuga ngo ijambo ryawe ryaranzuye. Ijambo ry'Imana riratuzura, rikadukura mu rupfu rw'ibyaha. Ijambo ry'Imana riratuzura mu izina rya Yesu. Kabiri, hari ijambo rivuga ngo ijambo ryawe ni itabaza rimurikira ibirenge byanjye. Turamurikirwa. Ijambo ry'Imana ni urumuri rutumurikira aho tugomba guca. Twabona hari imyanda y'ibyaha tukahahunga. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicare n'abakobanyi. Bene uwo muntu ngo amategeko y'Imana ngo niyo ahora yibwira ku manywa na nijoro. Ijambo ry'Imana. Iyo udasoma ijambo ry'Imana ntushobora kubona inzira wacamwo uhunga ibyaha. Ntushobora no kubinesha kuko nta jambo ry'Imana rikubashisha kugira gute kunesha ufite. Dawidi yavuze iki? Yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagira gute ntagucumuraho. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Ikindi cya gatatu cy'ingaruka mbi yo kudasoma ijambo ry'Imana, ntushobora gukomera ku munsi mubi. Ntabwo ushobora gukomera. Wapi? Ijambo ry'Imana niryo ridukomeza. Ijambo ry'Imana, haleluya, ijambo ry'Imana riradukomeza. Iyo usoma ijambo ry'Imana urakomera, ariko iyo udasoma ijambo ry'Imana ntushobora gukomera. Uhita utuka Imana ukayivaho, ariko iyo wasomye ijambo ry'Imana urakomera no ku munsi mubi. Imana ibahereze umugisha, Imana ibagirire neza. Ni mwene Silivuze Imana Izayi, wifuza kuntera inkunga mu bitekerezo cyangwa se kungira inama, kumpa umugisha, kumpesha umugisha, wampamagara kuri 078 17 10 11 078 17 10 11. Imana ibahereze umugisha. Dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu utugirire neza. Uyu muntu nkurikiranye umuheshe gukomera, umuheshe kuba imbere yawe, umuheshe kwihana, umuheshe gusenga, umuheshe gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo tube inzu y'umwuka. Haleluya. Kandi duhagarare nta pfunwe dufite. Urakoze kuri Imana nziza, urakoze kuduha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahereze umugisha. Shalom, shalom.